data wa twese uri mu ijuru nje imbere yawe rwose nk'ingegera nk'umuhirimbiri ufite ibyaha nk'iby'akagurube mana ndi kumva ngo muri Amerika hari nari maze iminsi ndara njyenyine ariko ubu nanjye Imana yampinduriye amateka ubu ndaranye inzara. Nagiye gutera ahantu akavuyo njya ahantu bacuruza amasanduku ngiye kubaza ibiciro nyine just bisanzwe kubaza n'ubuntu ndagenda ngerayo ndabaza isanduku arangije ngaho se muko niba ubwo buranga n'ikimero ari byo bituma wiyemera ibuka ko Vanessa yari mwiza kukurusha ariko ejo yakoze impanuka yamwangirije imiterere none ubu ejo tuzajya kumushingura ikiriho muri iyi video nkuzaniye amakuru ya application irimo gucicikana hirya no hino yitwa RNBNB. Byashoboka ko iyi application wagiye uyibona ariko ntuyimenyeho amakuru cyangwa se akaba ari n'ubwo noneho nahuye n'uruva gusenya nahuye n'umusaraba sha menye umuruha wanjye ari burundu uzanyakama kugeza mpfuye. Umupastori wo muri Kenya yarimo kuvuga ubutumwa ati haleluya, Imana ni nziza kandi ishobora byose, izura n'abapfuye. Abamasayi barimo guhiga hafi aho bareta mu gutwi baragenda bazana umwana wabo umugabo yasambanyaga umukozi we w'umukobwa uyu bita umuyaya, ariko n'umugore nawe agasambana n'umuzamu. Noneho rimwe umugabo araryoherwa cyane abwira wa mukozi ngo sha sete bo wabayiki Boss mwandikiye musaba ikiraka ndibeshya mwandikira ikiraha none anyoherereje desasha. Koma mashi dijarihe shiramo ingoma DJ shiramo ingoma tagoma numva mukoma عدي ابو الداس برافو يا رب نيمار جول نيمار شعل النار.